Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Tugeze ku gice cyacyo cya 5. Umwicanyi wa mbere n'uwo yishe. Iki gice gishingiye mu itangiriro igice cya 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 15. Kayini na Abeli, abahungu ba Adamu, bari bafite imico itandukanye cyane. Abeli yabonye ubutabera n'imbabazi Umuremyi yari afitiye ubwoko bwacumuye, maze yemera ibyiringiro by'agakiza afite umutima ushima. Ariko Kayini agira ibitekerezo nk'ibyatumye Satani acumura, kutizera ubutabera n'ubutegetsi by'Imana. Abo bavandimwe bahawe ikigeragezo cyo kureba yuko bizera kandi bagakurikiza ijambo ry'Imana. Bari bazi neza uburyo Imana yashyizeho bwo gutamba ibitambo. Bari bazi ko bagombaga kwizera Umukiza wagereranywaga n'ibitambo, kandi bakamenya ko ari we wababarira. Iyo amaraso atameneka, ibyaha ntibyari kubabarirwa. Bagombaga kwerekana yuko bizera ko amaraso ya Kristo azabunga n'Imana, bakabyerekanisha gutamba itungo ry'uburiza. Abo bavandimwe babiri bubatse ibicaniro bisa, hanyuma buri umwe wese azana ituro. Abeli azana ituro akuye mu mukumbi. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye. Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 4. Umuriro uva mu ijuru utwika igitambo cye. Ariko Kayini, atitaye ku itegeko Imana yari yabahaye, azana ituro ry'amatunda. Nta kimenyetso cyavuye mu ijuru cyerekana ko Imana yaryemeye. Abeli yinginga mwene se gusaba Imana mu buryo yaberetse, ariko uko Abeli yamwingingaga niko Kayini yarushagaho guhitamo gukora ibyo yishakiye. Kandi kuko ari we wari mukuru, ahinyura inama murumuna we yamugiraga. Kayini yaje imbere y'Imana yivovota mu mutima we. Ituro rye ntiryerekanaga kwicuza, kuko yibwiraga ko yajyaga kuba yerekanye ubushobozi buke iyo aramuka akurikije neza umugambi w'Imana, akizera yuko nta kundi gukizwa adafashijwe n'Umukiza twasezeranyijwe. Ahitamo kwerekana ibyo yigejejeho ku bwe. Ntiyajyaga kuzana umwana w'intama ngo avange amaraso yawo n'ituro rye, ahubwo yiyemezaga kuzana amatunda ye, ariyo yari avuye mu mirimo y'amaboko ye, ngo anezeze Imana. Kayini yumviye Imana, yubaka igicaniro, azana ituro, ariko ntiyayumviye muri byose. Ntabwo yemeye ko yari akeneye umucunguzi. Abo bavandimwe bombi bari abanyabyaha, kandi bombi bemeraga ko Imana ishaka ko bayumvira kandi bakayisenga. Uko byagaragaraga, bari bahuje idini kugeza ku ngingo runaka, ariko uretse ibyo bari batandukanye cyane. Kwizera niko kwatumye aberaho Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 4. Abeli yibonye ko ari umunyabyaha, kandi abona icyaha n'ingaruka yacyo, urupfu, bihagaze hagati y'ubugingo bwe n'Imana. Azana umwana w'intama wishwe kugira ngo yerekane ingaruka yo kwica amategeko. Kubw'amaraso yavushijwe, yabonye Kristo apfa ku musaraba. Kandi kuko yari yizeye impongano y'ibyaha, byamubereye ubuhamya yuko ari umukiranutsi, kandi ku ituro rye ryemewe. Kayini nawe yari afite uburyo bwo kwemera uko kuri nk'uko Abeli yabigenje. Ntabwo umuvandimwe umwe yaremewe kwemerwa n'Imana ngo undi mwange. Abeli yahisemo kwizera no kumvira, Kayini we ahitamo kutizera no kwigomeka. Kayini na Abeli bagereranya imitwe ibiri izabaho kugeza ku mperuka. Bamwe bazitangira gukizwa n'igitambo cyatanzwe ku bw'icyaha, abandi baziringira ibikorwa byabo. Abumva badakeneye amaraso ya Kristo bakumva yuko ku bw'imirimo yabo Imana ishobora kubemera, barafudika nk'uko Kayini yakoze. Amadini y'ibinyoma yenda kuba yose ahagarariye kuri aya mahame ngo umuntu yakizwa n'imirimo ye. Bamwe bavuga yuko abantu bashobora kwitunganya bakajya mbere, kandi bakongera bakihindura bashya. Nk'uko Kayini yagerageje gusaba Imana ngo imwakire atanze ituro ritagira amaraso y'igitambo, niko nabo bibwira yuko umuntu azajya mu ijuru adakeneye umuhuza wacu n'Imana. Igitekerezo cya Kayini cyerekana yuko abantu badakunda kuzamuka bagana iby'Imana ishaka, ahubwo bamanuka bagana ibya Satani. Kristo wenyine niwe byiringiro byacu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 12. Kwizera nyakuri bigaragazwa no kumvira Imana mu by'ishaka byose. Uhereye mu gihe cya Adamu kageza ubu, intambara ikomeye yari yerekeje ku kumvira amategeko y'Imana. Mu bihe byose byabayeho, hagiye habaho abantu bavuga ko bagomba gufashwa n'Imana kandi birengagiza amwe mu mategeko yayo. Ariko imirimo itunganya kwizera, kandi iyo nta mirimo yerekana kumvira, kwizera kuba gupfuye. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 17 n'uwa 22. Uvuga ko azi Imana ntiyitondera amategeko yayo ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 4. Kayini abonye ko ituro rye ritashimwe, arakazwa n'uko Imana itemeye ituro umuntu yari yashimbuje iry'Imana yari yubatse, kandi arakazwa n'uko mwene se yahisemo kumvira Imana aho gufatanya nawe kuyigomera.
Imana ntiyamuzinutswe, ahubwo yicishije bugufi maze igerageza gusobanurira uwo muntu ibyo yari akwiriye gukora, kuko yari yerekanye ibitekerezo bidahwitse. Ni iki kikurakaje? Kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza, ibyaha byitugatugira ku rugi. Iyo yizera ibyiza by'umukiza wadusezeranyijwe n'Imana kandi akitondera ibyo Imana ishaka, yari kwakirwa n'Imana kandi akanezezwa n'imigisha imuha. Ariko akomeje kutizera no kwica amategeko, ntiyaba afite impamvu yo kwivovota avuga yuko Imana yamuretse. Aho kwemera icyaha cye, Kayini akomeza kwivovota avuga ko Imana ibera kandi akomeza kugirira Abeli ishyari no kumwanga. Abeli yicishije bugufi, nyamara kandi akomeje, yerekanye ko Imana itabera kandi igira ubuntu. Yeretse Kayini ifuti rye kandi agerageza kumwumvisha ko icyaha kiri muri we. Yerekanye impuhwe z'Imana igihe yakijije ababyeyi babo aho guhera kwibarimbura, maze ahamya ko Imana yabakundaga kuko iyo bitaba ibyo itaba yaratanze umwana wayo w'umuziranenge kandi utunganye kugira ngo ahanwe mu cyimbo cyabo. Ibi byose byatumye Kayini arushaho kurakara. Ubwenge n'umutimanama byamubwiye ko Abeli yari mukuri, ariko yarakajwe nuko atagiriwe impuhwe mu bwigomeke bwe, nuko agira umujinya mwinshi, yica mwene se. Ibihe byose abagome banga babarusha kumera neza, kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Yohana igice cya 3:20. Urupfu rwa Abeli nirwo rwabaye icyitegererezo cya mbere cy'urwango hagati y'inzoka n'urubyaro rw'umugore, hagati ya Satani n'abayoboke be na Kristo n'abamukurikira. Iyo umuntu aretse gukorera Satani kubwo kwizera umwana w'intama w'Imana, umujinya wa Satani uriyongera. Ubugingo butagira inenge bwa Abeli bwashinje ibinyoma bya Satani wavugaga ngo ntibishoboka ko umuntu yakomeza amategeko y'Imana. Ubwo Kayini abonye ko atagishoboye kwemeza murumuna we, biramurakaza cyane, amuvutsa ubugingo bwe. Nanone aho ariho hose hari ugukomeza amategeko y'Imana, haba umutima nk'uwo. Ariko upfiriye Yesu wese aba apfuye anesheje. Ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 9 n'uwa 11. Kayini w'umwicanyi yahereye ko ahamagarwa ngo avuge impamvu yakoze icyo cyaha. Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Ahitamo kubeshya kugira ngo ahishe icyaha cye. Nanone Uwiteka abwira Kayini ati, icyo wakoze ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka. Kayini yari yagize igihe gihagije cyo gutekereza. Yari azi uko icyaha yakoze gikomeye n'ibinyoma yavuze kugira ngo agihishe, ariko yari akinangiye kandi n'igihano nticyari kigihinduwe. Ijwi ry'Imana rivuga aya magambo ateye ubwoba ngo, noneho uri ikivume, ubutaka bwasamiye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe, ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Umuremyi ugira imbabazi yarakomeje akiza ubugingo bwe, amwongerera igihe cyo kwihana. Ariko Kayini akomeza kwinangira umutima, kugomera ubutegetsi bw'Imana no kuba nyambere w'abantu bose biziringa mu byaha. Ibyo yakoze byatumye isi yuzura imbaraga y'icyaha ku buryo yahindutse mbi cyane, maze yuzuramo urugomo rutuma igomba kurimburwa. Amateka mabi avuga ibya Kayini n'urubyaro rwe yabaye urugero rwerekana uko byajyaga kumera iyo umunyabyaha yemererwa kudapfa akabaho iteka ryose mu cyaha, akomeza kugomera Imana. Kwihangana kw'Imana kwatumye ahubwo ababi bakomeza kwinangira no kugoma. Nyuma y'ibinyejana 15 Kayini ahanwe, ubugizi bwa nabi n'umutima mubi byasendereye ku isi. Byagaragaye yuko igihano cy'urupfu umuntu yahanwe amaze gucumura cyari mukuri, kandi Imana yakimuhannye imufitiye imbabazi. Uko abantu bagiye bakomeza kubaho mu cyaha, ni nako bagiye barekwa. Satani ahora akora uko ashoboye kose kugira ngo abeshyere Imana n'ubutegetsi bwayo, kandi isi ikomeze kurindagirira mu buriganya bwe. Imana ireba ihereza ihereye ku itangiriro. Mu iteganya ryayo yarebaga kure kandi nta buhubutsi bwari mu migambi yayo. Ntiyashakaga guhosha urugomo gusa, ahubwo yagira ngo yereke abatuye ijuru n'isi uburyo kamere yayiteye, inasobanure neza ubuhanga bwayo no gukiranuka kwayo ikoresha ihanganye n'ikibi. Abaturage b'ayandi masi bitegerezaga bafite amatsiko uko isi yari imeze imbere y'umwuzure. Babonye ingaruka y'ubutegetsi Lusiferi yari yagerageje gushyiraho mu ijuru ubwo yangaga gukurikiza amategeko y'Imana. Abantu bakomezaga gutekereza ibibi gusa, barwanya amahame yera y'Imana, amahoro n'urukundo. Cyari icyitegererezo giteye ubwoba cy'abantu bashayishije mu bibi. Kubw'ingingo zagaragajwe mu ntambara ikomeye, Imana ifitiye isi yose impuhwe, nk'uko intambwe ku yindi umugambi wayo ukomeye ugenda usohozwa wo gukuraho burundu bwigomeke. Bizagaragara yuko abaretse amabwiriza y'Imana bose bishyize mu ruhande rwa Satani barwanya Kristo. Ubwo igikomangoma cy'isi kizacirwa urubanza, isi yose izavuga iti, Mugaba w'amahanga,
inzira zawe ni izo gukiranuka n'ukuri. Ibyahishuwe igice cya 15 umurongo wa 3.